Sport ndayikunda. Yego. Nakubiswe inkoni nyinshi ku bwa De Gaulle. AS Kigali tubuze igikombe hari Nyamirambo kuri Stade Amahoro. Bakamena ibirahure. Wari uhari buriya? Je nari umuntu wa zamani uri umunyamupira ndakumvishe wowe. De Gaulle arongera avuga ngo Rayon Sport ngo ntago nta bafana ntibakwakirira Nyamirambo. Yego. Ndabyibuka Jamari yatsinze igitego cya mbere, Abubu atsinze icya kabiri. Fana iyi equipe Rayon Sport. uri murera. Ariko nafanaga APR. Wafana APR ujya kuri Rayon. Icyo gihe APR yatwaye abakenyi ba Kiyovu. Abanyamakuru bashana mbere basobanuye numva ari nk'ikintu cy'igitugo. Mita nishyiramo ndahati kuba ari abasirikare bakoresha akantu k'agatugo. Reka negere mu baturage. Kandi nanjye nuko nahise nyiva. Hari ukuntu tugana n'umuntu uhita numva afite IQ yo gufana. Yego. Rayon Sport cyose kibaye. Kanze nkwereke utagira ngo njyewe niyo naba afite amafaranga ariyo ya nyuma asigaye. Ngomba gushakisha uburyo supporting ari. Nshyamaye nka sogoko. Dore nawe numureye umugenzi. Nakubwiye ngo abari Birebere basubire. Ibisi 30. Nambaraga numero 5 y'umukara n'umweru mbifite kiti byuze n'ipata n'ikabutura n'umupira. Nahise mbi umuhungu bitaga Claude yigaga muri Merisi Kibeho. Ndabimuha njya kwishakira njya gushaka ubururu n'umweru. Yes, reka nongeye nisere ko meze neza cyane aho muri atandukanye abakunzi bamwari mutisashe mukunda Baro Podcast mbifuriza ibe byiza. Mumeze mute rero turabifuriza ibyiza gusa n'umukino ukomeye cyane tugiye kuvugaho ugomba guza equipe ya APR FC na equipe ya Al Hilal. Ni match ikomeye cyane na ama equipe yombi navuga ko ari kuri top kuko equipe ya Al Hilal ni ya kabiri n'amanota 35. Ku mwanya wa mbere hari equipe ya APR FC ifite 37 ariko nubwo arimo difference y'amanota 2 equipe ya Al Hilal ifite ikibirarane bibiri na amanota kandi nayo ishobora kuzakuramo rwose ifata umwanya wa mbere ariko ibingi nundi bihereza amahirwe equipe ya APR FC yo kuzatwara igikombe ikomerejeho nizarekure kuko equipe izaba iya kabiri izatwara igikombe cyayo yiba ya mbere nayo ariko ari yo mahanga nayo bahereza igikombe cyayo bivuze iki rero bivuze ko equipe ya APR FC ikipinze momentan igakomeza kubitawini igikombe cyayo izakibona cya championa y'u Rwanda Premier League 2026. Mwali Mutistash nibereye mu mujyi rero nyuma yuko twatiri kuganira na bamwe mu bakunzi b'equipe ya APR FC ndavuga ni reka mbanze nanjye ubwanjye nitereke mbanze nganira abanyarwanda mbabwire ni mumeze mute tunabashimire mu byukuri imibare mukomeje kuduhereza hano kuri platform ngira ngo murabona ko iri kugenda izamuka which is good. Ni ibintu byaradukostinza huge nakeza ko n'amafaranga menshi munabishoyemo ariko iyo mukoze back ibyo bintu umuntu nabikunda cyane uburyo kimwe muri kugenda mu byukuri mukunda ibikorwa byacu bigiye bitandukanye mu gihe gitoya ndabashimira ko twamaze no kwamonetize rwose tugiye gutangiza kwinjiza amafaranga kuri platform ya Baro Podcast murumva ko ni ibintu byiza cyane kabisa. Yes, mwihamashya ariko mujye munatereka muri comment uvuga ati mwarimu kabisa komereza aho ngaho umujyo n'uwo nguwo gera mu bafana baganirize ngwino tubwire breaking za equipe ngwino tuganire ama equipe yacu dukunda ibyo ngibyo ngabikunda cyane muri abantu b'imfura cyane niyo mpamvu mbemera. So ubwo rero ndagira ngo mite nambuka kuri match uko niyo ndi buvugeho ntabwo ndi buze kuza ngo mvuge ngo APR ngo anganyirije Bugesera ngo byagize ute APR yanganyije ibugesera nibyo ariko Bugesera urwego rwo rwarasobanutse Bugesera yakubise amakipe yose meza y'i Kigali APR rero nekeza ko yitaye kubita ahubwo byari kuba Bugesera ari kubinengushye yagomba gukora bira bintu Bugesera igakomeza kuzamura urwego. Kamarade nge nkunda uburyo cyahangana n'umutozo uhangana cyane n'umutozo ugira ihangana cyane Kamarade kandi mu byukuri nekereza ko bijya binatanga resultat nzima buri ki aba yitangiye equipe bikaba ari ibintu byiza cyane. So ubwo rero baranganyije iyi match nekeza ko ari ikintu kibabaje uyu munsi wa none bavuga bati turamutse dukubise win ebyiri dukubise game ebyiri plutôt game ebyiri tudatsinda byaba ari bya bintu bitangiye kuzana disturbance mu bafana nta mutozo dufite nuko abafana ba Perezida batangira ndabizi ko Tarebu batamara igihe batamara imikino 3 badatsinda ngo abafana bihangana nicyo cyakurikiraho tumini ko equipe ya APR FC ni match yakaniye ni match bavanye ku mahoro bakajyana muri Pele Stadium ku isa 9 nekereza ko ari icyemezo Ferwafa yafasha ariko abantu benshi ntago babikunze uyu n'umukino w'ishaniro guys ni match ikomeye cyane ni nka match ya Clasico ubundi niyo Clasico hano mu Rwanda
ekipe ya mbere n'iya kabiri, ekipe ya Barca na Madrid muri Espagne, iyo byahuye ubona ko biryoshye. Ari Hilal kuva yaraje Kigali ubundi igomba kurema classic ibintu bya APR na Rayon mu kabindinda. Rayon uyu munsi wa none nagiri mu bihe byiza nibigiye pembeni, urwego rwo ruzongera rugaruke. APR nifata ekipe ya Ari Hilal birema amateka ikigana. Igi bari match y'urundi rwego, igi bari match yo kwitega. Iyi match niyo mpamvu abantu bifuzaga ko yashyirwa mu mahoro, abantu bakaza. Mwabonye ubure ki Ari Hilal yakiriye Mamelodi ku isaha y'isa 3 bro, abantu bareba match turaryoherwa dutasasta sasta zuzuye twishimye. Ibi bintu ubundi biburayi aho bagukubita match ya saa 4 saa 3 abantu baranje akazi, hari abantu bose baranje akazi, nta muntu ubu gifite rwose hameration eban, ibintu byose bimeze neza. Nekereza ko rero ibi bintu Ferwafa yakoze nago nge nabyishimiye. Rwanda Premier League izifica mwayishe cyane kabisa, kuko kumbwira ngo match ya equipe ya APR na Al Hilal nibyo barashaka kumukubita umwara wo kumukubitira kuzuba, ariko se mureno no kuri kote y'abafana, mureno no kuri kote y'uburiki amakipe azinjiza binyuze muri get collection, uraza abafana bari buzaze kuri iyi match. Iyo iyi match bari saa 3 iri mu mahoro, abantu bose baranje akazi kwise saa 9 bibangamira abantu murabizi ko ni mu mibyizi ni ku wa kabiri, ni mu mibyizi uri kumva abantu bose baba bari mu kazi, kandi kwa mbere no kwa kabiri niyo misi yo gukora cyane kabisa kugira ngo ngaragaze urwego rwawe, wereke abakoresha ko umeze neza cyane. So ngewe bino bintu ntago nabikunze n'izina ry'Imana, ntabwo nababeshya. Iyi match irambabaje cyane, nashaka kubona agira umugisha agenda nyerera, nkabona abana nkaba mama dusi bagenda banyerera mu mahoro bro. Ekipe ya APR tumaze kumenyera amahoro, naga ari stade nshya imbere yayo. Ngira ngo match yatsindiwe n'imbarwa nezingaye, muzandike muri comment cyangwa mubizima mubikurikirana. Nge rero ndajya mu mujyo n'ubundi w'abafana, mu byukuri nabwo twishimye kuko twese tuba twaje kureba umupira, tuba twaje kucuruza, tuba twaje kugice dukeneye kubikora muri condition nziza. Kigali Pele Stadium hari kugwa n'imvura muri iyi minsi, ngira ngo kuri match ya Police Nice Kigali mwabonye iki byagenze, abantu nago mu byukuri bana nyuzwe n'uburyo cy'umukino wagenze. Ni match habayemo kuzima ko matara inshuro ebyiri, ni match haguye imvura nyinshi cyane, abakinnyi bakagerageza bakarwana kona match arangiye bakongera iminota 30 kuko yari yahagaze iminota 15, bamaze cya 15 bongeraho 30 eban. Nubona ko rero mu byukuri ari ikintu abantu batari kuvuga rumwe, ko muri Mr. Kleba barebye klima imvura ishobora kugwa saa 9 ugasanga irabizambije, ariko iyo ari mu mahoro rwose biba ari ibindi no mahoro yagwa, ariko nta bintu byo kuzima amatara twabona. Hano hari abakunzi ba APR ndi kugena mbona, hari umukunzi wa APR hari se nabareyo bose nabareyo cyane. Kuki ukunda reyo bro? Iri mu maraso ngo nunsuhuze. Bimeze neza. Kuki ukunda ndabonye muri hara ndavuga ati abantu n'abantu banje n'abantu b'imfura, nta mpamvu twakutse abantu tuvuga ama equipe, ariko hano abantu tubaheze kandi ama equipe ara yabo. Equipe ya Rayon Sport niyo wishyizemo. Rayon Sport ndayikunda pe, kubera uyikundira iki? Kuva kera namenye ubwenge. Uyikundira iki? Nikundira ko akipe iriya ni ikipe y'aba n'abakurambere, ni ikipe twarazwe na basogokuru urumva, ni ikipe ya Rayon ndayikunda. Ntago nyikunda kuko najya mu bya bindi bibaho, ariko ikipe ya Rayon ndayikunda. Bikurimo singoma kumenya byinshi, icyambe nukumva bikurimo mu mutima. Sport ndayikunda. Yego, nakubiswe inkoni nyinshi kubwa De Gaulle. AS Kigali tubuze igikombe hari Nyamirambo kuri stade Amahoro, bakamena ibirahure. Wari uhari buriya? Je nari umuntu wa zamani, uri umunyamupira ndakumvishe wowe. De Gaulle arongera avuga ngo Rayon Sport ngo ntago nta bafana ntibakwakirira Nyamirambo. Yego, ndabyibuka Jamali yatsinze igitego cya mbere, Abuba atsinda icya kabiri. Ikipe tuwatu kamateku ya metereza wamfura, urumva buriya Rayon ni ikipe yanjye. So ekipe ya APR, ekipe ya APR igiye gukina na Al Hilal. Iyi match urabona igibonota tubwiza ko rero ni ikipe ikomeye. Abafana ba APR bati ni match tugomba gutsinda tukagaragaza urwego rwacu Kigali. Biragoye. Kuyitsinda biragoye. Urabona we bizarangira. Al Hilal ni ikipe ikomeye, cyeka nitazana abasini yabayo. Oya basini barahari bayo. Oyas. Byose mu mupira birashoboka. Ntabwo babyemera. None se ubu
AS Kigali yatsinze polisi atari ikomeye umupira birashoboye mwanya wa mbere urujyanje na ASR biriya rero ntago twapfa kubitindaho byose birashoboka mu mupira ari Hilal ishobora kuzikayitsinda ishobora no kuzikayitsinda ntiyadutsinze se cyane yaradutsinze byinshi cyane twigeze kwitsinda bingahe cyera mwegeze nawe kuyitabika bine kuri bingahe ayitsinze bine sawa rero mu mupira birashoboka ni nkuko na peni twongera no munahure no muri ryarushanwa ry'abagabo cyo gihe mwe muyitsinda buriya byose birashoboka mu mupira we kubwa urabona ikipe ya PRS na Al Hilal biza kurangira APR irakomeye pe uremera ko APR ikomeye n'ubwo urumure gukomera kwa APR gukomera kwa APR APR ifite amafaranga ifashwa na Minadef Rayon Sport no kugenda duhuza umuntu abonye gucya agafaranga kakaboneka ariko Minadef utazayigereranya na APR na Rayon kubera bo hari akantu bamenamo amafaranga akaboneka Rayon Sport no guhuza ariko buriya Rayon iri ku rwego nk'urwa APR twabona umupira ukomeye ntago bakandaho urabona ari bizanye ari nk'ibitego bingahe ari nk'ibitego bingahe kuri bingahe aya nabambeshye bishobora kunganya imwe ishobora gutsinda imwe muri zo ntago ugiye kujya kuri ni ibitego bingahe boss wanjye bine babara ngo nusuze tutangaza urakurikirana ustanzwe kurya umurikira none cyane ariko ngweno wegeranga ngweno mbabariraze yegeranga ariko arakanashaka gusaba genda shaka kuzajya ukora akantu ukajya kureba abari jandere bakinye nkakura wagiye kureba ura musenyeri mukaganira ukaba ari genda gukurikirana rega buri munsi ngiye buri munsi ndagukurikirana ariko nanjye abari jende ndashaka no muri za volleyball nzajyabiyo hari abagabo bakoze amateka muri uyu mupira dusa nko twarengeje ingohe kandi mu byukuri bagize ibintu bakora kandi abantu bagarutse bakagaruka kuri kamera hari abantu bagicyo babakura cyane ngewe ndabyemera ariko abanyamakuru bo mu Rwanda mwese mushaka gukora ibintu bimwe muravugisha abantu baje ku kibuga erega abasaza bawukinye batakira mwarimu wijanditse ibyo bintu ntago nzongera ibyo bintu mbabarira narijanditse ubu ngubu ngiye gukora bitandukanye n'ibyo bandi kandi mujya mubibona ko mbigerageza aho ngaho rwose nari bituzatuza ngenda gukurikirana pe unagitangira mbona rutuntu wikorera guki ngene nabaga nkuri inyuma ngewe ariko umupira wo mu Rwanda rero ngiye sinye kuvugaho cyane kuko ni ibintu utamenya aho byerekeza n'ukuri ngewe natangiye gukurikirana wenda umupira 2006 marume niho yanjyanye kuri stade ku Mahoro fani equipe Rayon Sport ariko nafanaga APR icyo gihe APR yatwaye abakinyi ba Kiyovu abanyamakuru bashana mbere babisobanuye numva ari nk'ikintu cy'igitugo mpita nishyiramo ndahati kuba ari abasirikare bakoresha akantu k'agatugo reka negere mu baturage kandi nanjye nuko nahise nyiva oya ni twese ngewe none reka nkubwire nambaraga nomero 5 y'umukara n'umweru mbifite kiti byuze n'ipata n'ikabutura n'umupira nahise mbi umuhungu bitaga Claude yigaga muri Merisi Kibeho ndabimuha njya kwishakira njya gushaka ubururu n'umweru nabigure hano Nyabugogo hakiri isoko rya marato hano Nyabugogo ariko oya impamvu Rayon Sport bura rero hari ikintu batabona abantu nuzi nka bura Rayon Sport bayikomeje ariko hara ngewe uruhari rwishi sindushyira no ku bantu bura bayobora Rayon Sport sibyo uruhari rwishi ndushyira kuri leta kubera iki ikipe nka Rayon Sport igiye gutwara warebye ijya mu matsinda ukuntu byari bimeze iriuzi ko yakora business uyishoyemo ari nka leta igashyiramo abantu bafite ubumenyi bw'umupira ndavuga bwa management naho abanyarwanda bose biyishyizemo ko bazi umupira ariko ukareba abantu babyize ukabaha Rayon Sport ukabakurikirana ukabaha ubushobozi usiko Rayon Sport ishobora kuvana ikajya Muhanga inzoga zose zigakama yatsinze umukino ibyo kujya byose ikajya Kirehe urugero burangiye nkunda na Yanga muri Tanzania ariko kugira ngo ikomere urabizi leta niyo yabigizemo uruhare Magufuli yaravuze ati nakuntu twebwe igihugu cyacu cyamenyekana mugerageze
mwafata bake igasapotinga Yanga iyindi igasapotinga Simba, niko babigiyemo bareba ariko abakire ariko bafite amakapani ubu bakari amakipe kuriye kuko nose Simba ari gukura umukinnyi muri APR imbere yari kuza muri Reyos. Ntabwo rero buriya bura system y'ikintu cyose kugira gitera imbere leta ibigiramo uruhare. Ubu ngubu hano dufite nkubwira ibigo byafasha amakipe agakomera, fata beka uri kumva, fata MTN kandi MTN nibikora muri Uganda, uri kumva, fata izo za RSSB, uri kumva, fata iyo tuvuge niyo twavuga Visit Rwanda, buri ufashe Kiyovu ugafata Rayon Sport, ugafata APR kaguma kuri rifitwe na RDF na polisi ifite polisi, ugafata Kiyovu ukayihereza tuvuge nka RSSB, sibyo ukayongeraho MTN, ugafata wenda tuvuge nka Burarirwa ukayikubita kuri Mukura, wenda ugafata beka kuri Rayon Sport na Visit Rwanda kuri Rayon Sport. Nyuma y'imyaka 5 abantu bose bagiye bahurura baza hanga, ariko leta yabisetinze kuko nuze nibyo Jean Fidèle yakomojeho n'abantu bose mwari mureka ngiye nkwereke noneho utagira ngo wenda fana ku magambo ngiye ikintu hari ukuntu tugana n'umuntu ahita numva afite IQ yo gufana. Yego Rayon Sport cyose kibaye kanze nkwereke utagira ngo ngewe niyo naba afite amafaranga ariyo ya nyuma asigaye ngomba gushakisha uburyo supporting ari nshamanye nka sogoko. Dore nawe numureye mugenzi nakubwiye ngo abari birebere basubire ibisi 30 ibihumbi 30 cyane kabisa. Hizi certified mu Tagisha Jabosco member ITF proud of member of Rayon Sport acknowledge and appreciate your continued support and commitment to association. Membership certificate kabisa ndayibona cyane yare Tarane nabiguze inyama se nuko mukunda equipe ariko twebwe tubura iki, tubura management ya equipe, ariko nugiye ngo Rayon Sport irakenya oya Rayon Sport ntabwo ikenya. Erega niyo babona batera nkunga ariko hari abantu batumva umupira ni iki. Erega umupira suyu twebwe tubona mu kibuga bakina, umupira uhera mu bato, uri kumva ndebera nk'esho bundi uguze nabyo ujye ubijyamo niho cyane amarushanwa y'abato ndaje nyakuri cyane kuko ba pastor nibo bavuye muri. Erega hari n'ikindi ubu nguyu muri minsi nta muntu z'amakuru yayo se mwarimu uzi ko ugiye mu bato ushobora kurangira ikipe umukinyi umukuye nowe ya ukamuzana ukamweka ukavati nawe yazajya nagushimira niyo atagushimira ikipe ushobora kuba ngiye nabonye umukinyi murwaye hana baragushimira nyine yuko ubonye nkoze nkagenda nk'umuntu nkamufasha akaba kuri level runaka uzi ko ari wayikoze agaciro meza ni kwahereza undi muntu. Abanyarwanda twarahindutse ubundi umunyarwanda ubu ngubu ngiye uri umuvandimwe ngiye ikintu cyose wakora nagufollowinga mwashyira amayite nkakora subscribe kuri nuza yawe, iyo uteye imbere guhakaza abandi uyu se ni umuhemba cyane. Iyo umuhembye se uyu nguyu hari ubwo twahura ngo ansabe afite amafaranga nuko byakagombye kugenda muri football. Wowe muhangane mu kibuga tubibone ariko mufashanye. Nimba Kiyovu ifite academy Rayon Sport yitwaye umukinyi ku gitugu mwishyure kugira ngo babone undi bazana, uri kumva. Ariko mumva ikora iki APR nubwo uvanga nayifana ariko ndayikunda kuko ifasha benshi, ihera hasi abakinyi muri championnat y'u Rwanda 60% bakoromoka mu academy ka APR. Ko ugana umupira mu professionnel ugafana Rayon ariko wagera kuri projet APR ikora mu bijyanye na development uri kifasha urubyiruko bati APR hejuru yasize andi ma equipe iya bidahari baba bakinisha bakuye ifite amafari n'izindi yafite za polisi zirayafite hafi ya bose abakinyi babaye beza bose bakumutse muri APR. Ako ndebera nka Rayon Sport sindize buri academy Nyanza bura gutungira academy Nyanza kaguhenda uvugishije ukuri kaguhenda. Ariko ikimbabaza abantu bayoboye Rayon Sport nubwo wumva ngabo bamufunye mu bogagiza nabande ndabyemera barayifashije ariko bayifashije mu buryo butari bwo. Reka nkubwire uyu munsi uje ukajya kundeba nkaguha 5,000 bya buri munsi ugataha ukazagaruka n'undi mwaka singuha 5,000 mubwire tigenda hano uranguremo bombo ubuzicuruza niyo wanguka 200 nta kintu byazakumarira.
nanjye nta kintu naba narakoze sibyo ngo utere imbere, ariko guhera muri 98 uyoboye ikipe ukomeje gutera imbere, ufite inganda sibyo, ufite amahoteli sibyo, suyafite ikipe uyoboye suyiguriye n'ubutaka bwa miliyoni 5 ngo ubake biro bashyire ibirango bya Rayon Sport, uzavuga ati ngiye nasize akantu byibura muri Rayon Sport. None so urambwira ngo barabakire bakoze iki? Ubu ngubu Rayon Sport bayica, uri kumva? Rayon Sport bayica miliyoni 30 z'uko yirukanye umukinnyi cyangwa yirukanye umutoza, bakazitanga babura ahantu bagura ha miliyoni 30 bakahubaka, niyo bajya bavuga ati tuza dukora imibyiza. Ariko Rayon Sport y'ibiro byayo ahanizwe, ejo bayivanye ngo hehe, ubu nguri hano mu Kiyovu hari, ejo ngo bayijyanye, erege ntabwo wakomera ruko wowe udafite iwawe se waba rera. Uri kumva hari ibintu bitaga kunumbura, ugakubita ishote rikagenda byagufata urwasaya birakureba, ariko ubu ngubu ushyira muri seyasi ushobora kubara umupira ati ndawutera hara muri diagonal, ariko uwo mwana uwutera yize mu ishuri yiga trigonometry, azi ukuntu umupira ugenda akamenya aho umuyaga uri ubuhungire. Ubu wabaye seyasi ntabwo ari upfuye gutera, niyo mpamvu abakinnyi bo mu Rwanda uzabona nabo bapfa gutera umupira uko biboneye. Okay kabisa, noneho dusoza ndagira ngo nkubaze akabazo kajyanye na Tour du Rwanda. Na Tour du Rwanda. Ndagira ngo mukoresha agacarenje. Ndagira ngo mukoresha agacarenje n'ubundi kajyanye na Tour du Rwanda. Okay. Iyo uvuze Tour du Rwanda wumva iki? Banumva nyine kari irushanwa ry'amagare rizenguruka igihugu. Tour du Rwanda igiye kwakusha yakanga. Iri mpuzamahanga se. Hari igihe twari turi kuri 0 n'igice bayishyize kuri 2 n'igice. Ubu niho bayishyize. Nyine ubu ngubu tuvuga ibaye guke twaba tumaze kugera si imyaka 3 se. Tugiye kuri 2 n'igice. Tugiye kuri 2 n'igice. Sibyo? Nyine niho yabaye mpuzamahanga, ariko ikiragiye yari kiri kuri 1 n'igice, ariko yabaye ubu ngubu ni imyaka 4 turi kuri 2 n'igice. Tour du Rwanda hari akarere izacamo inshuro ebyiri. Aho kare nakaye bamaze igihe bakavuga izacamo inshuro ebyiri. Kare yaca ari Rubavu, abantu bazaba biteretse inshuro ebyiri. ako sibarase singi Musanze ni Rubavu. Okay. Okay, ikindi kibazo ndi bukubaze ku Tour du Rwanda. Wambwira abakinnyi banga ibigari batwaye Tour du Rwanda. Bishize ngiye navuga, ariko ndibuka babiri nzi Valesi na Bosco. Valence. Na Reruya Joseph ariko yarayitwaye na ba Abraham Ruhumuriza. Ndarikurikirana, ariko bukwegera kuri 2 n'igice byaragora na natape turi kubona. Okay, iyo tugeze mu kuganira igare mu Rwanda, ninde muntu aganira igare kumva birakuryoheye cyane? Ngewe rero hazamo Kayishema. Kayishema. Buriya ku igare ndamukurikirana cyane, ariko buriya nanuza ndamwibagiwe wakora kuri Radio 10. Kora kuri Radio 10 ndamwibagiwe. Ariko na Faustin na simugara ko nawe ku igare bamese nabi. Abari gutanga update. Haru ndamwibagiwe wo kuri Radio 10 ukorana nabanga. Abantu baganira igare bikakuryohera ni Faustin ndetse na Titi ni wa mbere, so wa mbere se mu Rwanda. Na umuntu wamukurikira uriya musaza ndamwemera. Tuba turi umujyi wa Kigali, abantu bavuga ati igare twaritegereje cyane.